bakunzi b'urubuga Rwanda on Heart, kuri inshuro tugiye kubagezaho icyanga cy'umwandiko, umwandiko utasanga ahandi uretse kuri uru rubuga. Kuri inshuro tugiye kubagezaho umwandiko uvuga ngo igisimba nyamujijima kizira kwimenera ibanga. Habaho igisimba cyitwa nyamujijima kiyubakira inzu nziza mu ishyamba, ku manywa kikajya guhiga abantu, nimugoroba kikazana intumbi zabo muri iyo nzu kikarara kizirya. Bukeye nyamujijima izinduka ijya guhaha, imaze gutirimukaho haza umugore ushaka ubuhake ari kumwe n'akana ke k'agahungu. Uwo mugore ageze kuri urwo rugo arahamagara, abura umwitaba. Yinjiye asanga nta muntu uharangwa, yiyemeza kuhaguma ngo ategereze bene urugo abaka icumbi. Nuko atangira gusukura mu nzu, bateka ku byo bazanyeho impamba. Bimaze gushya bararya we n'umwana we. Barangije bajya kwihisha ku rusenge kugira ngo barebe bene urugo abo ari bo, batabasanga hasi bakaba babagirira nabi. Umaze kwira, cya gikoko nyamujijima kirashyira kirabunguka. Kigihinguka gisanga iwe harakubuye, birakiyobera. Kirahamagara kigira ngo cyumve niba hari umushyitsi uri mu nzu, kivuga kiti noneho ko numva iyi nzu yanjye inuka urunturuntu. Ubwo cyari kikoreye intumbi y'umuntu kije kuyirya. Kirakomeza kirahamagara kiti yewe uwantura. Kirasubiza kiti uwantuye se si uyu nikoreye, na wa wundi nariye ejo, cyangwa se wa wundi nariye ejo bundi. Nuko kirinjira gikubita intumbi hasi, gitangira kuyirya. Kirangije kijya kuryama ku buriri bwacyo. Kihageze gitangira kwayura, hanyuma kirivugisha kiti mbese nk'uku ndara nasamye kubera intumbi z'abantu ziba zuzuye mu nda. Uwajugunye intoshi icanye muri uru rwasaya rwanjye, ubwo hari ikindi si ugupfa. Nuko kimaze kubivuga kiraryama kirasinzira. Gitangiye guhirita, wa mugore ku rusenge n'akana ke barahengeza, babona cya gikoko iyo gisinziriye cyaka umuriro mu kibuno. Bwarakeye gisubiye kujya guhaha, wa mugore wo ku rusenge aramanuka arongera atunganya urugo, ategura n'ibimutunga we n'akana ke. Bamaze kurya bisubira ku rusenge. Hashira iminsi babigenza batyo, bagitekerereza uko bazabigenza. Bigeze aho biyemeza kuzica icyo gikoko no kukizungura muri urwo rugo rwacyo ngo babone aho bibera. Uko bazabigenza icyo gikoko cyari cyarabibibwiriye. Bugorobye wa mugore acanira intosho, hanyuma yohereza umwana hanze ngo nabona kije aze kumubwira. Umwana abonye kigeze mu irembo gihirita kikoreye umupfu, agaruka yiruka, abibwira nyina ati ngiki kiraje. Kirinjira n'umupfu wacyo kiramurya. Kirangije kuryama kirasinzira, cyasamuye urwasaya rwacyo nk'uko bisanzwe. Icyo gihe wa mugore aranduruka, aterura ya ntoshi ishyushye yari icaniye ku mashyiga, ayijugunya mu rwasaya rwa cya gikoko. Gishigukira hejuru gitonoma kiti ndapfuye we, ndapfuye we. Iryo navuze riratashye. Nari narabikenze ko iyi nzu irimo umuntu, none ahoreye bene wabo nariye. Mu gihe gisambagurika kibona wa mugore agihagaze hejuru, kiramubwira kiti wa mugore we, mbaga unkuremo ibintu byanyu nariye. Arakibaga agikuramwo abantu n'amatungo. Bimaze kuva mu nda byose, igisimba nyamujijima kirapfa, gipfa kizize akanwa kacyo. Kimaze gupfa, wa mugore n'umwana we batura muri urwo rugo, baratunganirwa. Singe wahera, hahera umugani w'igisimba nyamujijima. Bakunzi b'urubuga rwacu, bakunzi b'urubuga Rwanda on Heart, nta handi wasanga imyandiko nk'iyi uretse ku rubuga Rwanda on Heart. Icyo musabwa gusa ni ugukanda
subscribe, share, comment, like, ubundi mukibonera n'indi myandiko utasanga ahandi. Turabakunda. Buryo ubwenge burarahurwa. Kandi subscribe kuri channel yacu Rwanda on Heart, wisomere imyandiko yose mu bitabo byakunzwe, igitabo cyo mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, igitabo cyo mu mwaka wa 4, igitabo cyo mu mwaka wa 5 ndetse n'igitabo cyo mu mwaka wa 6. Ni ibitabo akenshi utasanga ahandi hose, ndetse ni n'imigani ndetse n'imyandiko inogeye amaso. Kangura ubwonko bw'umwana wisomera iyi myandiko yakanyujijeho, ndetse aho ireme ry'uburezi ryari rishingiye. Ni kuri channel Rwanda on Heart. Kanda subscribe, ukande like, ukande share. Ufatanya burambye guteza imbere, tuzamushyigikira.